abo mu kubaka igihugu. Kuganira by'umwihariko ku iteka rya mbere hari stati yihariwe igenga abarimu, ariko yari abarimu gusa. Ariko ubu ngubu ni stati yigenga ariko ihariwe abakozi bose bo mu bigo bitandukanye by'amashuri. Ubwo rero usanga kugira stati imwe ireba abakozi bose birafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora nk'ikintu kimwe. Ubwo rero niyo mpinduka nakwita impinduka ya mbere ifite akamaro mu byerekeranye no gucunga amashuri. Ubundi bari bafite hari abagengwaga na stati y'abakozi ba leta isanzwe, abandi bakagengwa n'iy'abarimu. Abarimu bigisha mu ishuri bagengwa n'iy'abarimu, abandi bagengwa n'iya leta, y'abakozi ba leta muri rusange. Ariko ubu ngubu abakozi bose b'amashuri bari muri iyi stati nshya. Ubwo rero ni ikintu cya mbere twavuga ko cyahindutse. Ikindi ni kurebye iyi stati nshya irongera n'imyanya cyangwa se imirimo mu bigo by'amashuri. Urebye ubu ngubu twashyizeho umuyobozi wungirije. Ubundi twari dufite umuyobozi gusa, ariko ubu ngubu hari umuyobozi w'ikigo n'umuyobozi wungirije uwo muyobozi. Ikindi twashyizeho ni umurimo w'umucungamutungo. Ubu ngubu ntabwo wari uhari imbere, ariko ubu ngubu uriho. Ibigo ntibyabaga bifite abantu barura imari, cyangwa muravuga nk'amashuri y'ibanze, ngira ngo aya mashuri ya primaire yo akenshi ntabo yagiraga abo ngabo ba primaire, cyangwa ugasanga atari umwe kuri buri shuri. Ugasanga rero imicungire itagenda neza, ariko ubu ngubu haza bari umuntu kuri buri kigo ubishinzwe. Iyi stati rero niyo itumye bishoboka. Ahandi umuforomo, urazi ko nta foromo twagiraga. Umuforomo ushinzwe ibyo kurebera abana cyane cyane iyo barwaye mu mashuri. Ubu ngubu uwo mwanya uragenewe kugira ngo dushobore abana barwaye bashobore kwitabwaho mbere y'uko umuntu abajyana ku bitaro. Azaba ari umukozi wihariye w'icyo kigo, nta byo kuvuga ngo wenda ni ukujya kumutira ku kigo nderabuzima kiri hafi aho ngaho. Oya, ni uwo ku kigo. Uwo mwanya ubwo uragenewe kuri aho ngaho. Umujyanama mu myigire n'imitekerereze nawo uwo mwanya washyizweho. Umubitsi w'ibikoresho, urumva iyo myanya yose yagiye yongerwaho n'iyi stati kugira ngo amashuri ashobore gukora neza. Ni muri ubwo buryo rero navuga ko iyi stati igenda ifasha muri iyo. Ikindi nakongeraho ni uburyo abarimu bashyirwaga mu kazi. Urazi ko abarimu bakoraga ikizami, bamara kujya ku rutonde rw'abatsinze bakarugumaho imyaka 2. Ni ukuvuga ngo bagakomeza kurindira ko akazi kaboneka imyaka 2 batongeye gukora ikizami. Ibyo rero byateraga ikibazo nk'abana barangije nabo bakisanga kuri bagiye gukora ikizamini, ariko hari urundi rutonde rwari rusanzwe. So tuzajya rero dukoresha ibizamini abantu bamare kuri urwo rutonde umwaka umwe, aho kubibiri mwagabanyije umwe. Noneho umwaka umwe nushira utarashobora gukirwa mu kazi, nukenera ko uzongera gukora ikindi kizamini. Ariko noneho abarangije nabo bose bahuriremo. Ubu ngubu niko bimeze. Uretse ko ubu ngubu turatekereza n'uburyo dushobora kureba niba icyo kizamini koko gikenewe, cyane cyane ko abanyeshuri bazaba barangije mu mashuri yacu agenewe ubwarimu. Ubwo ariko ibyo ngibyo ntabwo biri muri iyi stati. Turacyabisuzuma. Ariko ubu ngubu niko bizajya bigenda. Ku byerekeye n'imyanya abakuru b'ibigo, ahangaha abakuru b'ibigo bazajya bashyirwaho na Minisiteri y'Uburezi. Bivuga ko Minisiteri y'Uburezi ajya ireba mu barimu uyu mwuga w'abarimu, ireba bishoboye ndetse babifite n'uruhushya leadership license, hanyuma bashyirwe muri iyo myanya. Ariko Minisiteri nayo ishobora no gushyira n'undi muntu utaturutse mu burezi mu gihe hari ubumenyi runaka dukeneye yenda tutabonaga aho ngaho twarebaga. Nabyo bizajya bijyaho. Ubwo urumva rero ni ikindi mpinduka igiye muri ibyo ngibyo. Ubusanzwe barimo abayobozi b'amashuri bashyirwagaho gute? Ubusanzwe abayobozi b'amashuri bashyirwagaho n'akarere. So ubwo rero ibingibi ni ukugira ngo twongeze transparency
y'uburyo bikorwa. Umuntu wese ashobora gupiganwa kujya muri uyu mwanya, ariko hari nanone ibyo agomba kuzuza muri ibyo ngibyo, ndetse ni nacyo gituma dushyiraho n'isuzumwa. Bagomba gusuzumwa nyuma y'imyaka 3 kugira ngo turebe bariho barakora neza, ese hari ubundi bufasha twabaha kugira ngo amashuri ashobora kugenda neza, kuko urebye uruhare abayobozi b'ibigo bafite hamwe n'abarimu uruhare rukomeye cyane. Nibo bari kumwe n'abanyeshuri, nibo bamenya ko abanyeshuri bize, nibo bamenya ko abanyeshuri bariye, ko imibereho yabo imeze neza. Rero tugomba gushyiramo imbaraga ahangaha, uburyo tubafasha n'uburyo tubagenzura ko bakoze akazi kabo. Tukiraho hari bamwe, kuko sitati imaze kujyaho, hari ikigo gishinzwe uburezi REB cyatangiye kwandika kigaragaza ko kigiye gukora isuzuma muri aba bayobozi b'amashuri ndetse n'ababungirije. Hari aho twabonye ko byatangiye bamwe bagira ngo byabateye ubwoba, bavuga bati ariko mwari mukwiye kuduha igihe kinini kugira twitegure, ntabwo sitati yasohoka kugera mugahita mutangira kutugenzura. Aho ngaho navuga ubugenzuzi ntabwo bwari bwo gutera abantu ubwoba, kuko ubugenzuzi bivuze iki? Ubugenzuzi bivuga ngo reka twumve uko ibintu bimeze, tumenye uko ibintu bimeze, turebe uburyo tubafasha. Iyo umuntu tugiye ku kigo, tuvuge REB igiye ku kigo igasanga hari ibikenewe kuri icyo kigo, ntabwo ari ukuvuga ngo umukuru w'ikigo agomba kwirukanwa, oya, ahubwo ni ukuvuga ngo tumufashe dute, tumufashe gute kugira ngo abana bashobore kwiga, kuko icyo twe tugamije ni ukugira ngo abana bige. Rero ntabwo bavuga ngo nguhaye umwaka kugira ngo witegure ngo ndebe ko abana biga, oya, abana bagomba kuba biga n'uyu munsi. Rero ubugenzuzi ni ukuvuga ngo bimeze gute, twabafasha gute, ese umuyobozi w'ikigo ariho arakora akazi ke, tumunganire dute, kuko twashyizeho n'ubwunganizi bwabo, yenda aba ariho twihutisha. Icyo nicyo izi ngenzuzi zigamije. Ntabwo ari uko, ntabwo ngiga ko abantu bari kubigiriramo ubwoba cyangwa se ngo usange bibahangayikishije, ahubwo bari kubibonamo ko ari opportunity, kugira ngo turebe uburyo amashuri akora neza kurushaho. Yego, hejuru twabonye ko muri izi mpinduka harimo hejuru y'ikizami abari babasha kwinjira mu bwarimu bakoraga cyanditse, bazajya banakora ikizami cy'icyongereza, ndetse binagaragara ko uwo ari wese isomo ryose waba ugiye kwigisha n'iki cyongereza kigasabwa. Kubera iki mwashyizeho ibi bisabwa nabyo byongewe mu by'icyongereza? Icyongereza ni rwo rurimi twigishamo cyane cyane mu mashuri ya leta. Rero kuko ari rwo rurimi twigishamo, uwigisha agomba kukimenya, kuko ntabwo wakwigisha mu rurimi utazi. Rero niyo mpamvu tuvuga tuti abarimu bagomba kuba bafite ubumenyi muri uru rurimi rubemerera kugira ngo bigishe. Niyo mpamvu ibyo ngibyo byongewemo. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo nuko twashyizeho n'ingamba zibafasha kugira ngo bitegure nyine bashobore kongera ubumenyi mu cyongereza. Ari abarimu, abanyeshuri bakiga kuba abarimu, ari n'abarimu bariho barigisha ubu ngubu. Ubwo tuzashyiraho